ikaze mu ikinamico umurage y'uyu munsi. Urubyiruko rwo mu mujyi wa Budembe rurabasuhuza. Abatuye mu misozi ya Murera ndetse na Cyuza barabaramutsa. Naho abo mu mirambi ya Nyarweya bo ngo mutahe. Ntukikwe n'ikinamico umurage maze ubigireho byinshi byubaka. Ese Kofi, ubundi ujurya? Byihorera uri murambaza ngo nje urutameza ntumuzi. Nimba mu wa mushoferi mwe wanyambariye mu bukwe. Ndamuzi. Uriye bamusanganye corona. Reka da. None umuhungu babanaga we. Ubu ngo baraye muri hoteli kwa saa 10 niho bagiye kumucumbikira. Kandi ngo bagomba kuzishyura hoteli. Numva ibintu bikaze none. Ukuri kw'Imana ubu nibwo nkibona ko corona atari biho. Ahaha, nge ndabizi rwose ko corona atari igihuha. Ariko ndacyakubaza ko wiri ugenda uzanye iki? Sanye nyine iyo nkuru mbi ya rutamiza naho ibindi byo rwose nashakishije nahebye. Nashatse amafaranga guhera mu gitondo ngura n'ibitoye nuko agahinda kanyishe ngira gutya nyine ndakata ndataha. Ndavuga nereka nze garuke mu rugo nta kindi nzanye buretse wa mutima ugukunda gusa. Yego rat mutima nkunda turawurya se. Ariko se Kofi nawe kuko ntukandenganye rebeje waragiye uziraho uyu munsi uziyaho nta kintu na kimwe kiri ahangana n'agafu twari gasigaye urabizi ko twagasonzeje. Umwana wacu amena ko kurabona ko atakibasha no kurira bizagenda gute? None se teta umunsi kandi uzi ko nsanzwe nzi gukora ubu kuragira ngo mbigirene nyine wikwihagarara hemera ko gutunga urwaye rukunanire dufata iyindi myanzuro gusa nubyumva. Ngo ufate indi myanzuro tayifata. Nshimye ko nge ntacyo nazanye. None se wowe niki wazanye? Mfata nge nabashije kugurisha udupfukamunwa 6 twose. 6. Nyungu yayo niyo naguze minusu y'agafu. None se ahubwo turagasongesha iki? Nta makara nta burisho se biragenda gute? Ngereka nkubwiza ukuri kwanjye teta. Dore rwose niriwe ngenda niriwe mpiga bya nyine uzi nawe byo guhiga bya hano mu mujyi. Ariko ukazira guhiga nyine byanze dore nagize gutya nge no gusaba akazi kwa saa 10 barakanyima ngo kubera ko nanze kwereko bwambore bwanjye kagoyire wa mugore wigize ikintu rwitwaza icyakubwira ko no mu byo ndi kuzira namenye ngo kuba harimo ko narongoye teta ngo nkamurwanira nkanga ko ikirura fumbere kimugereka hari amabondo yacyo. Mva nkubwire wihimba himbura zira kudashakisha hirya no hino. Ngo ngira nte ntushakisha ngiye ndashakisha nuko byanze muri iyi minsi abantu bose ntibyanze ntakumba ntagize kandi byane byo gushakisha byananga urabizi. Shakisha mama miyumva nkubwira kubizi ko gukunda niba nkunda se ushatse wakwemera ko ari ubwa mbere giye Kofi y'uyu urafite ijando mu buzima bwanjye no bwa mbere mbayeho mu buzima nkabaho nta n'amafaranga mfite kwivugura bishoboye ntubizi se nzi ko amafaranga nayo buranye n'ubwa mbere byanze no kuri. Mva nkubwire nge mbona umwanya wawe rwose utamugufuha no kwirirwa ungenzura bidafite ishingiro none abantu bose bagushizeho wabuze iyugana utikiteta birirwa umfuhira. Ariko ko numva amagambo yawe aryana cyane kurusha inzara. Uwo fumbere wifatiye mu gahanga se hari ubwo yahaga kandi tukarya n'ubwambure bwanjye ntabwo azi. Nta soni ugaruye fumbere teta ugaruye fumbere kizo umuzanye ko iryo zina ugomba kurihanagura mu bwonko bwawe ukaryibagirwa. Niwe wabanje kumuvuga ariko ngicyo nakumvishaga nuko ibibazo by'ubukene dufite ahangaha no ko umugabo nkawe utabasha kugura n'isukari utabyegeka kuri fumbere w'abandi. Noneho reka nkwaze uramukunda ngo bimenye noneho umenye icyo gukora. Mukunda se mukunda iki? Iyo mukunda simba narashatse wowe kandi narabibonaga ko hari igihe kizagera n'umunyu ukaba wagushirana. Teta uravuze ngo wabonaga ko nzakina teta nikuvuze kandi ngo nagukosora nubwo turi mu bihe bya corona nagukosora se. Umwana agiye kurwara bwaki ndakubwira ko ntacyo ukora ngo ubyirinde ukazana ibyo gufuha by'amafuti nta n'isoni uri kumarira umwuka kandi nabwiriwe tukaba tugiye no kuburara nta n'isoni. Kuhindutse vuba ubaye amezi angahe koko corona imaze niyo yatuma ugira gutyo ugatangira kuvuga ayo magambo. Reka nkubaze ese ubu ngubu bigeze gutya tukongera tukamara umwaka noneho byagenda bite? Umva winsetse rwose iminsi yose twayimarana ibintu bikomeje gutya urambabaje. Ariko teta ujya bika ibyo twasezeranye harya ni ibiki? Twasezeranye ko nta kizadutandukanya kabone na corona niyo yaza. Yego ariko kandi urabizi rwose ko abantu bose babayeho nawe muri corona. Ngaho basi tuza nkubwire urabibona ko n'ubuyobozi bwabonye ko abantu nta kuntu bari bameze bukagira gutya bagatangira gutanga ibiryo bakagenda bugira abantu bafasha. Ubwo se urumva koko ko farige wari gusigara corona itangiyezeho? Umva rero nkubwire ndi kubona nta gisubizo dufite ku bibazo biri ahangaha nta kintu kizimuri kuvuga rwose. Ndibaza ntacyo byaba bitwaye dufashe imyanzuro ikomeye kabone nubwo yabisharira. Uranyumva? Sharira nyine. Ariko se ubundi kuki utavuga ngo utobore niba uramenye iki? Ariko icyo tumva ni ikira. Wavuze ko Kofi wenda wumva undambiwe ukaba ugiye kuntora ubukene bwanjye natewe na corona ukaba ushaka kwisangira ibigabo ngo bifite amafaranga binashoboye.
watabaye ukavuga de umva nkubwire ndakumva nakubajije igisubizo cy'ubukene uvuga watewe na korona ariko ubundi wowe urabona hagiye gukurikiraho iki? Fatu ihene kwihebeba cyane ubwo ntigize ikibazo. reka iriya niko yabaye iriya ntabwo igihaga ubwo irashaka ko umuntu ayimura akajya kuyizirika ahandi. Yo ndabona nayo ari umusaraba gusa wabivamo koko. aha mbivamo uziko kubera ukuntu papiyasi amaze iminsi ndaza ku nkeke hari igihe nyibagirwa nkaza kumva abaturanyi bampamagara ngo njye kuyimura cyangwa se kuyicyura. Yo hewe ndumva bibabaje imbwa zizahirya nyabo cyangwa abajura bamurira bayiziture. yewe nta kundi nabigenza nabigenza inkeke wambwiraga Fatu nakumiro ubwo zikagimba wanjye kuntu yahindutse muri iyi minsi ahubwo njye nawe yakuye imico nkiriya nukuri. ubuse yabaye ati yego komana byarakaze naho ubundi nyiranzi reka nkubaze ariko ntarabyibagirwa. Ndakumva kuki koko mwanyimye inzitiramibu? Fatu ntabwo twakwimye inzitiramubu ahubwo zirabonye turi gutanga muri iyi minsi n'iz'abagore batwite naho mu minsi iri imbere n'iza rusange tuzazitanga kandi zakugeraho. aho ndabyumvise noneho ariko mbaye mbikubwiye rwose ntuzanyibagirwe kandi urabizi ko nkunda kurwaza malariya. oya ntabwo nakwibagirwa. wagira ngo se umugabo uri hariya wanjye yakwemera kuzigura nubwo abana baba barwaye? abagabo nk'abari bamaze kuba benshi muri murera ariko reka twizere ko imyumvire yabo izahinduka bakumva ko kurwana na malariya atari inshingano z'abagore gusa. nibyo rwose naho rero ibyo wavugaga n'abagabo bacu ubu njye nararekeye burundu kuko uwanjye asigaye akora ibintu bikantera ubwoba ku buryo bigeze n'ahantu atagishaka no kunyegera. uraseka wasanga ari muri ya gahunda ya leta yo kurwanya COVID-19 agasigamo metero hagati yanyu bityo nyine akaba ariyo mpamvu atakwegera. oya yewe ntabwo ariyo mpamvu kuko n'iki kibazo kimaze iminsi yewe na mbere ya COVID-19 ntabwo yahindukiraga. ya Fatu ndakumva ndumva bitoroshye no kwihangana gusa ntabwo ari we wenyine ahubwo n'ururi hose. ruri hose gute nyiranzi ubu wowe uzi inkoni icyo ari cyo? sha Fatu agahinda k'inkoko kamenywa n'inki yatoreyemo jya wicecekera wa mubyeyi we. oya mwe turabazi rwose tubabona nk'abantu muri ntangarugero muri murera yose ibyo bibazo uvuga ni ibyacu ba nyiramagorwa. ibyo uvuga ntabyo uzi wa mubyeyi we dore kagimburi yatumaranye imyaka iyi urumva ariko basigaye yarahindutse cyane cyane sinabwo uryo mbigusobanurira. abasigaye ataha ibwije yasinze rimwe na rimwe akanarara iyo ngiyo hanze. yego no kurara hanze ndumiwe pe ariko se ubundi nyiranzi ni gute abagabo bacu barenga ku mabwiriza ya leta bakikorera ibyo bishakiye kandi COVID-19 imeze nabi hanze buriya kuko ntibazayidukururira mu ngo koko? umva rero nkubwire Fatuma ndakumva ibi bintu biri kutubaho ntabwo tugomba kubiceceka urumva kuko nitugumya kubiceceka bizaba umuco natwe tuzitwe ba nyirandarwemeye nk'abandi bose. none se ntitutabyemera tuzakora iki? tuzakora iki njye numva twabivuga rwose ubuyobozi bukabimenya ubundi bukadufasha. njye ndumva mfite ubwoba kuko biramutse bigiye hanze papiyasi uriya akamenya ko ari njye wahamagaje ubuyobozi nkatanga amakuru yanyivugana burundu pe narara nsubiye mu gitaka navuyemo nyabo. nyamara ntacyo yagutwara ndabikubwira erega igihugu cyacu gifite ubuyobozi ndetse n'inzego zikora neza tugomba kubivuga bakabimenya. usenda ukomanga kandi yemwe ese mwabagore yaje aturutse ndeba mwatari inzu bite byanyu mbere rakomangiye hari habuze wavuga ati komangaga iwawe se mbabarira umva niko wowe papiyasi ari hehe niwe nashakaga kandi ndihuta nta mwanya mfite wo guta. ntabwo tuzaherereye kuko yeruka hano mu gitondo. ese ubundi yari uw'amahoro ko mbona umushaka cyane ma gushyanuka ubundi se wowe niwe nari nanamubajije hari ubundi ubwo ni ngombwa ko ngo mbaha raporo y'ibyo mvugana n'abagabo binaha ngaha bose muri ko ari abagabo bose nibyo oya ibyo avuga nibyo cyane cyane abagabo batarabaho umuntu yagagombye kubimenya gahunda mufitanye. ubundi se ubwakubwiye nabi ko kubashira impamvu ituma umushaka byihutirwa? kuvuga nabi biri mu maraso ubugambo bwanyu dore ko no mugapfukamunwa mwebwe mu buhora arabukurusha ndakubajije mbwira ko papiyasi ari ibintu byihuse. ahangaha reka nceceke ndabona wajuje urahinda kurusha torotoro. ceceka nyiranzi torotoro ni wowe urumva icyo mbasabye ni ugushyira izina marigo hasi kuko njyewe sindi umugore nkamwe murabizi ntabwo uri nkatwe rwose mujye rwose muganira ibindi muca imigani cyangwa muvuge iby'amatungo n'amahene nk'uko nje numva mubivuga uri igitangaza cy'umugore. uravuga ndifu idatumuka ikazitunga guma rwose sinjya amenyerwa ariko ranivuga ariko se marigo ubundi wavuze icyo ushaka ngaho ukareka kwiyenza ubundi se wibwira ko gahunda zawe n'umugabo wanjye mba nziyobewe? umugabo wanjye wanjye
marigo ntakandare wanjye ngira abagabo bangahe se ubundi uko ubizi ngira abagabo bangahe umugabo wande ese wakangutse mikwe hashize akanya nkangutse nuko gusa nanze gucana radiyo ngo ntakangura abana kandi barisinziriye. kandi kimikwe hindukira urebe hano mbikubwire yewe. nari ngatangaye impamvu nkangutse numva nkorakora hose. erega aya masaha aba ari meza shaho, atuma abantu bibukiranya impamvu bahisemo gusiga ababyeyi babo bagahuza gahunda. ariko nawe siko aya masaha iyo byagenze neza cyane umuntu yirirwana akanyamuneza. ariko mikwe ndakumva. oya rwose bikomeza kunkabakaba. ariko si have. none nabona ko abana baturyamye iruhande. ariko abo bana uhora witwaza ko bamaze gukura bazabasasiye ukwabo ko hari ikindi gitanda. none se ntuzi ko iyo bakangutse nijoro barera bikansaba kubonsa ngo bongere basinzire. hanyuma se amaherezo ni ayahe? nyamara mbona usigaye ukabya rwose. none se mbigire gute mikwe? abana baryamye bonyine ntibasinzira ndabizi. yewe nibyo wifuza rwose ntitwabigeraho kubera induru baba bavuze. oya kanya, nyamara nyuma wavuze se ko ari ubushake buke. ego ubushize nabwo warabyanze witwaza ngo wumva utameze neza. amahirwe gusa nuko twasanze atari malariya. have unyibutsa malariya rwose mbabare nari nagize ngo niyo nyitinya kubi. mbega indwara mbi we. ubwo si yo niyo ndwara mbi kurusha izindi? yewe ngewe niyo nzi kuko nahuye nayo. ntibuka ntwite izi mpamvu ukuntu malariya yankubize ngatangira gusezera. yanakugejejeyo byo. kirya gihe nanjye ndabyibuka nkumva Imana yarakoze ibitangaza. wahora n'ubu iyo mbyibutse ngira ubwoba cyane cyane gutekereza ko n'abana banjye bashoboraga gupfa n'ukuntu byantwaye imyaka kubasama. cyakoze nanjye nagize ubwoba kanya. narahangayikaga cyane iyo nabonaga uburyo umerewe, uruka uhenda umuriro, udashaka kurya, wacitse intege. malariya ni indwara mbi pe. noneho iyo ugufashe utwite urazahara. uzi ko iryana no mu ngingo wa none nuko wasiga ubuzima wabo hasiga. urapfa rwose. nuko Imana yakoze ibikomeye. ko wari warandese kuryama mu nzitiramibu. uretse ko n'ubu ntacyo bitwaye kuba twarahise tuyireka burundu. umva di gusa ibya kirya gihe byo niyo mbyibutse numva mbuze umwuka nkuko numvaga nta mwuka iyo nayiryamagamo igihe nari ntwite we. mbese numvaga ngiye nko gupfa. ibyo by'ubanza ari byo wari warishyizemo. icyiza rero ni uko twahise tumenyera kuryama nta nzitiramibu imanitse. no mu cyumba hakaba hakingurutse. oya mikwe nta bwiza bwo kutarara mu nzitiramibu. kubera ikiza? oya ahubwo tugomba kuzayisubiraho kuko nibwo buryo bwiza bwo kwirinda kurumwa n'umubu. ubwo rero utangiye za nyigisho zawe. icyo gihe se kutazikurikije kandi byari bikenewe. nyine nta makosa kandi nabonye ingaruka ko narwaye malariya. oya kanya, aho gusubizaho inzitiramibu ahubwo nzakaza izindi ngamba. ubu nta gihuru cyangwa ikinogo cyarekamo amazi kizongera kurangwa hano hafi y'urugo rwacu. ntimuvuga se ko ariho imibu yororokera? yego ariko ibyo byose ubikomatanyije nibwo uba wizeye neza ko birinze malariya. ahubwo uyu munsi ni insasa ntaza kumanika yindi nshyashya baherutse kuduha. ndakubujije kanya. njye sinshaka gusubira mu nzitiramibu urumva. ngo mana yanjye ubwo se ni ngombwa kunga uvuge nabi mikwe? none se ko nkubuze ibintu ugatsimbarara wowe urabiterwa n'iki? ese ko nshimye ko njye numvaga imbuza guhumeka ntwite wowe upfa iki n'inzitiramibu? ko wumva nyine se wowe yakubuzaga guhumeka nanjye nuko bimeze rero. iyo nyiryamyemo numva ameze nk'umuntu uryamye mu gisanduku. urakoze gutuma tubiganiraho mikwe, biradufasha twembi. naho ubundi inzitiramibu bifite utwenge twinshi imibu itacamo ariko umwuka ucamo kandi uhagije rwose. ibyo byabaye amateka rero w'insubiza inyuma. ubwo uzahitamo unyubahe inzitiramibu tuyireke kuko sinyikunda namba. ubimenye kimwe nuko ntagishaka abana mu buriri bwanjye. ubasasira ukwabo kuko igihe kirageze ngo bakurikirwe. ariko ibyo bintu waretse tukabyitondera mikwe. tubyitondera ibiki? kubona muri iki gihe aribwo dutangiye kujya tubivugaho wazaretse tukabanza tukabiganira tukareba igihe gikwiye cyo kubakurikiza. kanya, ndakumva. kuki utakinyubaha habaye iki? kugusaba ko twabyara abandi bana hari ikibi kirimo? wowe se ntuzi ko twababaye? nta bushaka se? ni ukuri nanjye ndabashaka mikwe. none kandi ndumva nta wundi usha kumenya uburyo gutinda kubyara byankomerekeje. ariko nanone kubyara indahekana zikazakura nabi ntabwo ari byo byiza rwose. babara unyumve ni ukuri mikwe. nkumva se nkumva ibiki? uribwira ko uzahorana ubushobozi bwo gusama n'imyaka tugezemo? have na nigendere ndumva utumye nta mikwe. mikwe uranshaka wikize? ese ubwo wagiye ureka kurakara koko? ubwo se uragiye ko kutanisha umwaka? naha dusubikiye ikinamico murage y'uyu munsi. nk'uko mwari mwarabimenyeshejwe, iyi ni intangiriro y'igice cya 4 cy'ikinamico murage. ni kuri City Radio
kuwa mbere no kuwa gatanu saa 3 z'umugoroba, ndetse ibice byombi bigasubirwamo ku cyumweru saa 3 z'umugoroba. Ikinamico Umurage muyigezwaho n'umuryango Umurage Communication for Development ku bufatanye na Population Media Center, Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije muri RBC ku nkunga ya The Global Fund ndetse na Swiss Corporation.